Mingi. Okay. Uko mbyumva. Impamvu ari njye. N'ababipinga bajye kuri channel yanjye. Hariho highlight performance. Abandi wenda sibyo ntago najya kujudginga mvuga ati ngo ni runaka kandi wenda sometime yanatwitse nahari. Ariko na highlight nabonye avuga ati reka nyirebe mbashe kureba. That's it. Okay. Ko muradushyira uravuga ko mwabyumvishe bwe muri comment section. Gusa nanjye like nkunda performance zawe tu n'abandi mukora performance za dance ubwo Daymaker uko abyumva imva ko ari umuntu muri Musanze ukora stage kabisa za mama yake. Hano rirekura. Gusa mbere ko tujya muri uko mbyumva ni session yacu abantu benshi dushaka kugira abakunde ni session umuhanzi tuzana yirekura akabivuga nyine uko abyumva tu uko abyumva ya. Gusa mbere ko tuyijyamo Daymaker nakuretse kugira ngo umwanya uhagije hano ugiye kwitegura breathing in breathing out udutemo udutemo abantu banze bajye muri mode bajyane muri mode you know kill them njya chimiri Imana yabikoze ukaba uwanjye ngafata gitari nkacuranga pako twawe gaho nyunga mama ndakuremera injyana y'imiterere nk'isi bisanzwe n'imicyango njya chimiri Imana yabikoze ukaba uwanjye ngafata gitari nkacuranga pako twawe. I'm gonna be okay, mama. One day I'm gonna be alright. Buri kibazo ufite gisubizwe. Okay. Hey yo, Let's Plus family, it's your boy MC Fabulous and welcome back to our YouTube channel. Niba warakoze subscribe, niba warakoze like, niba warakoze share, warakoze cyane ukuri umunyamuryango wacu from now. So it's all about entertainment, it's all about having fun, it's all about bringing artists, kuzana abantu bose mukunda muri industry, tugacukumbura tukajyamo indani. So right about this moment, it's Let's Plus, twabazaniye umustari, yakoze amateka, yakoze umuziki mwiza, n'ubu aracyakora kandi he's a big man. Muraza kumwibonera afite verse za danje, afite ingoma nziza, afite videos za fresh, arababwira byinshi kuri we. So let me welcome my brother Daymaker. What's up, bro? What's up, bro? You want it? Bro, you look good, man. So fresh. Thanks. Wow. Now I put a salute. So Let's Plus family, you need Daymaker, ni umuhanzi akora ibikorwa bitandukanye. Ushaka kugira ngo tumubaze byimbitse. Daymaker bimeze gute? Ameze fresh nari. Daymaker ni muntu ki? Daymaker ni umuhanzi, ni producer producer, no producer. Yeah. Uranacuranga, bro. Urumva ntabwo wakora indirimbo utacuranze. Okay. Ukuvuga ngo uririmba indirimbo wa producinze? Yeah. Indirimbo zanjye akenshi uruhare rwinshi n'urwanyu kuko ibyitangira sometimes nkanayirangiza cyangwa banayijyana ahandi bakayindangiriza ariko ari yanjye. You see? Yeah. This is the guys you want. Nibo bantu dukeneye muri entertainment, bro. Kuba uri umuhanzi ukaba mu producer ukanicurangira. Yeah. Wow, that's good, man. Ndashaka kujya rero tusobanurire hano ni kuri Let's Plus dufite abantu badukurikiye hariya bakunda Daymaker. Daymaker umunsi wawe upanze gute? Umunsi wanjye ukuntu upanze ndabyuka mu gitondo no gusenga. Ngatangira ngakora amasuku yaho mfite isaha yo gukora isuku nkitegura nishyira ku cyangwa saa 3 mba mfite class ya piano y'umuziki uriga mu kigo cyitwa Omega Music Art. Saa 6 nkavayo ubwo ngataha nkageraho nabwo ngakomeza imirimo ya home kuko mbana na petit frère. Ubwo aho nsanze ageze nimba yari guteka ngakomereza aho ngaho akaba ari kwita ku tundi turimo ngasoza mitangira studio cyangwa subira class ariko many times bitasubira studio mitangira studio ngakora then in evening ngataha ngisanzwe sleepinga tomorrow gutyo bitewe n'iminsi weekend ikazitandukanya n'umundi buzima. Yeah, right. Sasa dufidu abahanzi turabizi baba mufite umunsi muvuga ati njyewe Daymaker uyu munsi nda dropping a song.
akenshi abantu mukurikira Lens Plus ntabwo muba muzi ukuntu gahunda z'umuhanzi uri busohora indirimbo uwo munsi ukuntu bumeze. Daymaker ndashaka kugira dusangize kuri ako kantu. Nanjye hari igihe mbitekereje nkumva ni umunsi niyo ko mbyumva numva ari umunsi udasanzwe, ufite umunsi w'umuhanzi, ufite stress kabisa, ufite stress kuba gusa nshaka kugira wowe ku giti cyawe dusobanurira umbwira ati njye Daymaker iyo mfite gusohora indirimbo nzisohoye isaha umunsi ugenda gutya, promotions nzikora gutya, nshaka kugira udusobanurire. njye ukuntu neguramo ibintu byanjye byo buri ku murongo. Umunsi wa video ndayisohoreraho naguza ako kanya, mba nkumaranye nk'icyumweru mu mutwe ndi kuwutekereza buri kimwe cyane cyose kiri ku murongo, ku buryo mvuga ati izi saha nibwo video yanjye nifuza ko isohoka, izi saha nibwo ndatangira kuba nayisharinga, izi saha nibwo ndahita payinga promotion kuri social media nka Instagram cyangwa izi saha nibwo ndahita nanjye kuvugisha abanyamakuru, aba DJs. Izi saha ubwo urumva video yo mba maze nk'icyumweru nyifite, ndeba ko nimba ko nyifite ariko igomba kurebwa n'ahantu hanjye. Umunsi wo kwisohora ni umunsi mbyuka mu isengesho rya nyuma mvuga ati Mana, indirimbo bayikunde bayakire kabisa. Byibuza nifuza ko umuntu yayiha n'umunota umwe ari kuyumva, kuko wayihaye umunota ntago wayanga indirimbo yanjye. Ikintu kiba gisabwa ni ukuba wanditse ninga ukaba wanyumva. Ubwo amasaha nkunda kuba nasohora indirimbo ni amasaha ya mu gitondo cyangwa saa 7 saa 8, ariko isaha nziza ngiye mbona mu gusohora indirimbo kuri njyewe ni saa 4 za mu gitondo. Saa 4 za mu gitondo. Okay. Saa 4 za mu gitondo ni amasaha meze ko wayisohora indirimbo umuntu akijya muri lunch, akijya muri pause agahita yibona, kuko hari abava mu kazi saa 12 bahita bajya muri gym, muri siporo, agahita ajya mu gikoni, urumva abona umwanya wo kwireba nko mu masaa 3 saa 4 gutyo. Nabwo hari igihe ahita aryama akazayireba nk'ejo mu gitondo byuze. Ariko isaha nziza mbona, ndakeka ko umuntu muri lunch aba afite isaha kandi ntabwo wayimara yose ku biryo. Urarya ushobora gukoresha nk'iminota 20 cyangwa 30, sinzi ukuntu umuntu yaba arya cyangwa bitewe n'ibyo ari kurya. Akaba andi masaha wanarya uyirimo, andi masaha indi minota basigaranye niyo guhita checkinga platforms banyandikiye. niyo masaha Daymaker asura imizigo ye, niyo masaha meza ku giti cye. Ni nk'inama ugiriye abantu, abahanzi bagenzi bawe? Already inama bagiriye. So niba uri umuhanzi, niba ushaka kugira usohora ingoma yawe irebwe fresh, irebwe n'abantu benshi, ubwo ni inama Daymaker tugiye n'isaha ya saa 4 kugira ngo wa muntu ugiye muri lunch abashe kuba yayireba, komeza having fun. So Daymaker, yes sir, ndashaka kugira udusobanurire. Hari umuntu uje hano kuri Lens Plus konye bwa mbere, ndashaka kugira ngo udusobanurire Daymaker ni akorera umuziki hagana Daymaker icyambere nabibabwiye ni Daymaker minutes kidem. Ngo Daymaker, my name is DM minutes kidem. Daymaker minutes kidem. Yeah, that's my name. No umuhanzi akaba na producer. The minutes you kill it. I like the intro for sure. Yeah. So ukorera umuziki hagana he Daymaker? Studio nkoreramo umuziki bayita SP Gang, ni studio hano nyarwanda uri kugana mu bireshi nkora muhanga mu karere ka Musanze, right? Yeah, muri Imusanze. Okay. Yeah, ku muntu ukiza hano muri kuri Lens Plus uragenda usacinga kuri platforms za Daymaker, urahita ubona ibikorwa by'umuvandimwe. Afite indirimbo ziri lit, afite videos za mama yake. Man, cyaze you one of the best artists, uri mu ba artists bameze fresh muri aka karere. Yeah, bakora nyine ibintu bifite quality. I like the quality, you see.
thanks bro. ariko wese gato nagaruka mu kanya hari ikintu nshaka kukubwira niyo mpamvu nabanje kujya mu bindi kugira ngo nze kugira umwanya wacyo yihariye. So Daymaker, hari ikintu gishya waba udufitiye muri iyi minsi cyangwa se ari project nshya waba uri gupanga kugira ngo abantu bagukunda bagukurikirana? Ni ibintu bisanzwe kuko projet zo isohoka hari indi itegurwa ni nkuko hari nkuko usanga hari imishinga nk'ingayi yari iteguye kuko ngiye nkunda nko kugera muri season nkaba nshobora kuba nategura nka projet z'amezi 3 cyangwa 4 zikaba zihari zose icyarimwe, ahubwo ndi kuvuga ati iyi ngiyi izasohoka itariki ahubwo nkahangana no gutegura izindi projet zandi mezi ari imbere nyuma y'ayo mezi mu buryo bwo kwirinda stress, mu buryo bwo kwirinda guhubuka cyane kuko hari igihe uba udafite umwanya wo gukora ikintu ariko kubera ko ufite akanya gatoya ukagikora bikarushaho kuba byapa. ariko iyo ubashije kuvuga ati reka mbitegure kare mbirebe kare nta pressure yo kuvuga ngo gute ngiye nirinda pressure mu gukora kwanjye music, ubwo basha kuba nabishira ku murongo nabisohora nk'uko sanzwe mbikora uku kwezi kujya gukurikiraho. Muri iyi minsi niyo intego yo gusohora buri kwezi urumva uku kwezi nasohoye indirimbo yitwa Gwamo. Good song. Yayibanjirije nasohoye video ya BOK mu kwezi kwabanje kwa 9 nasohoye iyo bita Madame. Ngo kuva icyo gihe no kugenda usohora indirimbo. Kwa 8 nasohoye indirimbo ya mama wanjye imwerekeza. Man nine nagiye ni buri kwezi still paka bivuze ko uri umukozi mwiza that's massive. So Daymaker, uko niko mbyumva ufite uko wumva ibintu, ufite ukuntu ubona entertainment hano muri Musanze, ufite ukuntu ubana n'abagenzi bawe mubanye muri entertainment. Ndavuga abahanzi because dufite kategori nyinshi z'abantu baba muri entertainment muri Musanze. So nshaka kugira ngo twibande mu bahanzi. Ndakubaza ubwire uko ubyumva wisanzwe hano ni kuri Lens Plus, abantu bose babaza uko tubikora, babaza ukuntu tubikora. So hano urirekura gusa mbere ko tujya muri uko mbyumva, ni session yacu abantu benshi dushaka kugira bakunde. Ni session umuhanzi tuzana yirekura akabivuga nyine uko abyumva uko abyumva gusa mbere ko tuyijyamo Daymaker, nakuretse kugira ngo umwanya uhagije hano ugiye kwitegura breathing in breathing out udutemo abantu banze bajye muri mode, bajyane muri mode, you know, kill them. Njyachimiri mwana yabikoze ukaba uwanjye, ngafata gitari nkacuranga pako twawe, gaho nyunga mama ndakuremera injyana imiterere nk'isi bisanzwe n'imicyango. Njyachimiri mwana yabikoze ukaba uwanjye, ngafata gitari nkacuranga pako twawe, gaho nyunga mama ndakuremera injyana imiterere nk'isi bisanzwe n'imicyango. Wagwa pick up the phone my baby girl, free my love, I'm a bad man, ngenda gukunda simbeshya. Nubdamera nge nzagutonesha, ikirenzeho nzagutetesha, nubu mwuka nge nzaguhumeka, nubagita nge nzagucuranga, uri mwiza ubarusha uburanga. I just wanna fly like a bird. I just wanna cry for your love. Njyachimiri mwana yabikoze ukaba uwanjye, ngafata gitari nkacuranga pako twawe, gaho nyunga mama ndakuremera injyana imiterere nk'isi bisanzwe n'imicyango. Njyachimiri mwana yabikoze ukaba uwanjye, ngafata gitari nkacuranga pako twawe, gaho nyunga mama ndakuremera injyana imiterere nk'isi bisanzwe n'imicyango. Wagwa Madame is DM bro. Ariko sinzi impamvu indirimbo zawe zifite ukuntu ziba zituje zinumvikana zirimo na message. Ona ariko wait easy indirimbo ufite yitwa okay. I'm gonna be okay. The punchlines tutayakora one day like one day I'm gonna be okay. Nubwo meze nabi umuseje ni okay.
ya nabwo wanseka ibuka ugitangira ufite amarira agahinda ku mutima byibura igihe nikiragera nawe ugeze nagukwiye no kwiyemera unyita umurara umwana wo ku gasozi uyu munsi ni wowe ejo ningesha mu gashangiro yo wundi ndimo ndiruka nyarubane nyamagomba naho magera mubereshe nziyasiga ngo bazanyine yaba ijana yaba inyamamana fasha we One day I'm gonna be okay, yeah. One day I'm gonna be okay, mama. One day I'm gonna be alright. Buri kibazo mfite gisubize. One day I'm gonna be okay. I am gonna be okay, mama. One day I'm gonna be alright. Buri kibazo mfite gisubize. Okay. Okay, okay, okay. Okay, yeah. Okay, okay, okay. Well, that's a good song. Man, fasha ujye kuri YouTube channel ya Daymaker urabona indirimbo za dance zifite ubutumwa bwiza bwakugirira akamaro. Umuntu wese ufite ibibazo yihebye urumva iyo ndirimbo one day you're gonna be okay, one day you're gonna be fine, ibi byose bizacamo niba ikofu uyibone, you know. Buri kibazo ufite gisubizo. Nshaka kujya tuzicarane umbwira ahantu kuri inspirations tuzabivuganaho next time kuko turacyagufite hano ariko you know akandi kantu ubundi mu tu message nagiye nandika hari akandi ka message naririmbye nyine ndirimbira abantu bose none atari kuvuga ati ni side y'umuntu babaye ni side y'umuntu you know muri mu byishimo cyane n'indirimbo nanditse yitwa madame no yandimbo yavuye wese wifuza kugira yesichaka kuba single nawe single akaba madame oya uretse tubireka tubicisha amatsiko abantu ba Lens Plus bajye kuri YouTube channel ya Daymaker murazisangaho zose n'ibintu biri massive. So Daymaker tugiye mu kuntu byumva abahanzi bo muri iyi industry urabazi murabana babona umunsi ku wundi mujyana mu concert menshi murakorana ahantu henshi gusa abantu kuri Lens Plus ndashaka kugira mbibutse ko gahunda yo kugenda ugakora subscribe ugakora like ugatanga comment yo kubona ibintu wayibonye kugira ngo tumotive uduhereze na inspiration yo gukomeza kubakorera stuff za dance. So tugiye mu ko byumva sasa Daymaker. Yes sir. Hano ugiye kwirekura bro, ugiye kwirekura koze. You know ni muri industry kandi nabo baba babizi. Nakwifata. Daymaker. Yes. Shaka kugira ngo mbwire muri aka karere ka Musanze. Umuhanzi ureba ukavuga ati wakoze stage zirenze ukora stage performance ya dance ngavuga nanjye ati frère umuhanzi muri uramuvuga mu mazina ati muri industry ya Musanze uyu niyo muhanzi ugira stage performing stage ya fresh waba warakoze stage nyinshi zirenze cyangwa nyinshi niyo yaba yarakoze niyo yarikoze ukayibona ukavuga stage elite kabisa. Okay. Umwe umwe gusa. All right. Ninki. Okay. Uko byumva mpamvu ari njye n'ababipinga bajye kuri channel yanjye hariho highlight performance abandi wenda sibyo ntago najya kujudginga mvuga ati ngo ni runaka kandi wenda sometime yanatwitse nahari ariko na highlight nabonye avuga ati reka nyirebe mbashe kureba that's it. Okay. Muradushyira uravuga ko mwabyumvishe bige muri comment section gusa nanjye like nkunda performance zawe tu n'abandi mukora performance za dance ubwo Daymaker uko byumva imva ko ari umuntu muri Musanze ukora stage kabisa za mama yake. Daymaker, yes, twavuye kuri performance twageze mu myandikire sasa nshaka kugira ngo umbwire umuhanzi wumva imyandikire ukavuga kabisa mujije iki kintu yakitondeye mu kwandika indirimbo mu kwandika songs kabisa. Ese ndasubiza mvuga muri Musanze gusa
turi basically muri Musanze kabisa turi muri Musanze ngo navuga ati iranditse kabisa indirimbo iranditse fresh. Uravuga umuhanzi uvuge niyo ndirimbo yanditse kugira ngo abantu bajye muri comment section bana judge bavuge koko ikibazo buri kumwe ikizami cy'umuntu umwe mani bro ufite uko ubyumva abantu ufite uko ubyumva ubwo ndahita ndiyo nyine muzo nari numvishe muri iyi minsi nta kibazo mu bahanzi njyewe Imusanze wandika nk'indirimbo numva kabisa ni good lyrics melody nyine bikaza ari fresh nuko mbyumva jazz boy jazz shout out to you jazz yandika neza anagira composer melody nziza man no G wa fresh muri studio afite vibe arandika neza na melody nziza wenda no kuri ku ndirimbo amazi kwandika cyangwa ziki kubera ko aba ari kwandika kenshi ku bintu by'urukundo sinzi niba ibitekerezo agira ku rukundo ari n'ibyo yagira ku message imeze gutya wenda nimba ariko byaba birenze noneho kurushaho yaba arenze cyane ariko kuz'urukundo kabisa ari best one. ubwo shout out to you my guy jazz go niko Daymaker byumva yuko ko ari umuntu nyine mu artist wandika bottles are fresh. Ikindi kibazo rero isi urabona ukuntu bifunze uzi n'abandi basana ukuntu bifunga appearance z'umuhanzi nyine urazizi nshaka kugira ngo mbwire muri iyi industry umuhanzi ubona nawe ubona agateguro ke k'imyambarire kwifunga ukavuga Fred nshaka kugira utubwire uko ubyumva nyine ubona ko aho ngaho harimo tu okay ndakwibutsa ko mu bisubizo byose ndi gutanga nubwo mwansabye umuntu just ndi kwanga kwikina cyane ariko nuko byumva ariko kuri side kumbaza ngo ndebe mu bandi basigaye meze nk'ubikuyemo nawe niba ubona ari byiza ariko wikuyemo nikuyemo maybe urikuramo ninza ku kintu kijyanye n'imyambarire y'abantu mu bahanzi hano ndahita nsanga umuhanzi wambara bikaba bisa neza bimubereye ari fit fresh ni Kidi yambara fresh ari ubwo Kidi kidaracyari Imusanzira sinzaho yibarira ariko kidaracyari Imusanze ubwo for me je n'umujene waho umujene akanitsi ntago nabura kuvuga ko ari uwacu tu ariko uba muri Amerika bivuyeho ko wavuye mu Rwanda still cyane Kidi yambara fresh yambara fresh man yambara fresh ubwo twagukuyemo tugiye gusubira inyuma gatoya nshaka kugira umbwire undi muhanzi ukora stage performing stage ya dance ukavuga muri uyu mwaka mu bahanzi ngiye bankomye ku ma stage still yazo Kidi to kuri highlight nabonye zama performance yagize magaye ubwo shout out to you Kidi ugize amanota 2 uri umuntu wambara neza wowe muhanzi ukora stage ya dance ubwo ukamwica mu mutwe ukaba wamurangije abari kumwe nyine as an artist iyo ndi kureba stage ndeba title ndeba details nyinshi ku muhanzi kuko nanjye mba ndiwe bari no kujudge nyine ndeba ngo good iyo ndeba stage ndeba umuhanzi nkareba abantu ari kuririmbira nkareba muvoma uko bamwikiriza uko abatwara uko abaganiriza
nuko abasuhuza nuko abasezera ibyo byose mbamereye ndetse nkareba n'akandi gateguro kiwe kuri stage ababyinnyi wenda cyangwa umubeka wiwe cyangwa ibonsa yiwe cyangwa nyine ukuntu yateguye iyo image araba afite on the stage agategura tu naho ngaho derera arategura cyitwa umufana we baba bari kumwe kabisa cyane wenda ikintu gito navugaho cyane iyo growinze ukabasha kumuvinga ahantu hatandukanye hari ukuntu ujyana experience y'imihanda ukiga nyine ukagenda wimprovinga uko abantu ushobora kujyana ugahita uvuga ushobora kujya nka USA ukabona stage zabo uririmba abantu bakugaragiye inyuma ari benshi ubwo rero nabyo ushobora kujyayo wazi naha ukabikora abantu bakabona ni staff za danje nyine kubera ko uba warize waranabonye tu Daymaker turakuruhije gusa n'abandi banzi batavuze ntabwo ari uko mutabikora ahubwo nuko nyine ubwo niko Daymaker byumva kandi twamusabye umuhanzi umwe agomba kuvuga it's fine kandi banambwira umuhanzi nyine ufite like performance za fresh winner tu kandi kuba wenda wowe utarimo ntabwo ari uko utabikora fresh ahubwo hari step ariyo ndashaka kugira ngo waze sasa Daymaker uri umuraperi right nshaka kugira umbwire umuroro modo wawe niwe muroro modo wawe ninde muntu ureba ukavuga ati ngewe I do things gendeye kuri uyu muntu jewe mwita Travis Scott No, even the way you look, Kamizani Travis Scott, the guy, man. I direba performances here, boy. Wena niwumva indirimbo ze cyangwa nguje man, niwe musani kwisi. Kuri indirimbo zirandaga tu. Ushobora kumva ukazajya uzumva ugenda gutya ariko kuri stage bro abama piano nta nubwo bavuga man yose gangster wa performance ni muwe mugira akaba umutingito etage kagwa bro kubera stage yiwe tu muri stade yarakubise n'abafana urusaku gukandagira man nahise bati umuciwe ni legend yamba numva ari we normal Travis Scott ni fresh kuba nakora ibigwi nk'ibyiwe just nawe ni umuhanzi akaba na producer ari making ibiboro byiwe yabaye total role model yabaye mu total role model undi ikibazo uri ko yambwira n'undi nta kibazo ngiye mfite undi kavuge babiri we niwo bita Swali Anastisi Swali na Anastisi nabo bari mu ba artist bankora ku mutima to okay so let's people abona role model ba Daymaker uyu munsi nashatse kugira ngo nzane Daymaker tuganire kuri lifestyle yiwe murumva ko twavuze ibintu nyine twibanze cyane ku buzima bwe bwite twibanda cyane kuri kariyeri yiwe gusa nyine as long as wakoze subscribe as long as wakoze share as long as wakoze like ugatanga na comment twamugarura akagaruka katubwira ibindi byinshi so Daymaker wakoze kuza uyu munsi appreciate Let's plus nagushimiye kuza uyu munsi kandi uruwa hano next time tuzana kugarura things will be massive dari so let's plus people murabizi ko nabwiye ko ari ukujya tubazanira ibyamamare bitandukanye ari ukujya tubazanira abantu bose mushaka gospel ibintu byose mushaka kuri Lens Plus hano bibera so I want you to stay tuned ni buri munsi uzajya ubona ibiganiro budacika mu gihe wakoze subscribe mu gihe wakoze comment mu gihe wakoze like wana share ibiganiro byacu so kanda kuri notification button iyo buto iri hasi uzajya ubasha kubona ibiganiro uko gisohotse kikugeraho uri uwa mbere so reka tubikore next time see ya